ngo tugeze ku rugero rukwiriye, hakagira ugushuka ngo akubwire ngo bikorwa mu cyumweru kimwe, ngo bikorwa mu kwezi, ngo bikorwa mu mwaka, ahubwo igihe cyose ukiri muri ubu buzima hari inarijye uzaba ugomba kurwana nayo. Yesu ashimwe. Hari ikizinga uzaba uri gusaba Yesu ngo agikukureho. Uko uzarushaho kugenda wegera Yesu binyuze mu ijambo, uzagenda uhishurirwa ibidatunganye byo mu mibereho yawe. Ntihakagira ukubeshya. Hari umwizera mperuka guhura nawe arambeshya, arambwira uti ngewe ukuri kumbona narejejwe, nafashe kamere ati ndayishegesha, ati nyirandura ngo urukurandura igishyitsi, ibishyitsi murabizi, ati nyirandura ngo urukurandura igishyitsi n'imizi, ati nderera ku ruhande, ati ubu narakijijwe, ati ntabwo mbasha gukora icyaha. Ndebye mu maso mbona no mu maso kirimo, uretse no kukizwa ndi kubona no mu maso byaha bikirimo. Mwari muzi ko icyaha kigaragara no mu maso? Muzamubona abantu bari kuvuga ngo barejejwe, ubwo barabaye barakara, ukabona yashizemo umwuka ubupfura, ntabwo discipline ntayo. Yesu ashimwe. Wamureba ati cyo ngaho none zikwezwa byakugize umurakare. Yesu ashimwe. Mwana umukobwa nawe wari urafashwe n'iyi myuka y'abadayimoni yo kwezwa ku kiganano, abasanze pasiteri umwe ngo mwebwe ngo mwarayobye, ngo mwarayobye ngo muri ibitara byazimye. Ye mukobwa byagenze ute? Ngo nashize isoni. Nese kwezwa bituma gushira isoni? Kwezwa bikureka inyabupfura. Murabona abantu bafite kwezwa ku kiganano, ukabona byatumye ibyo ari kwita ngo ni ukwezwa byatumye ugashira isoni. Ndacyubaha abakuru, ndakimenya umukuru n'utari mukuru, ndamenya uwo kubaha n'utari mukuru, ndakimenya. Ntabwo kwezwa nyakuri gutuma ushira isoni, ntabwo gukuraho ikinyabupfura. Yesu ashimwe. Ahubwo kwezwa kurabinosa. Imana ni nziza ibihe byose. Ndakagira ukubeshya. Ndasomye ngo ntaho tubasha kugera ngo tuvuge ngo tugeze ku rugero rugenjute rukwiriye. Muri wowe uzabona hakiri icyuho gikeneye kuzuzwa. Muri wowe uzahora wumva muri wowe hari ikibuze, hari ikitaratungana. Uwo mutima ugenda uguhishurira amakene ni ikimenyetso cy'ukuri kwezwa. Yesu ashimwe. Ni ikimenyetso cy'ukuri kwezwa. Naho wibereye kuri ya Yesu uwamagaye icyaha yuzuye, muzumva ari kuvuga ngo narayejejwe, ngo nge narabirangije, nuko ataragira ku gikarabiro ngo rebe. Imana ni nziza. Uyu murimo wo kwezwa uzadutwara ubuzima bwacu bwose, kandi nihabaho kwirara muri urugendo rwo kwezwa uzakura amahoro. Noneho ndibiye kwezwa utangira ubundi bushya. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo musohoze agakiza kanyu mutinya muhinda umushyitsi. Satani ukurwanya ashobora kugukubita agatego ukikubita mu kiziba, noneho ndibibe kwandura ahubwo bikaba kuyivuruguta. Muri aho bwoko bw'Imana ushobora kubita agatego. Niyo mpamvu biri ivuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinde. Ubundi hari ibyitwa kwandura ni umuntu ugenda mu nzira irimo ubunyerere n'ibyondo. Hari uburyo ugenda utaruka wigengesera, nibyo ariko wajya kugera iyo wageze ukabona utwana twagiye tugutarukiraho, ibyo nibyo byitwa kwandura. Hari no kwirara rero, ntumenye ko urugenda mu bunyerere ukagenda urukwimarinda, maze ukaba kubiseserereka ukibenura ukivuruguta. Ibyo byitwa kwandura. Ni ukwandura muri urugendo rwa gikirisitu. Satani ari kukoga runono. Ibyo kuvuga ngo urukuririmba, ibyo kuvuga ngo urukubwiriza, ngo urukuzenguruka amateraniro, ibyo ndibimureba.
byo kuvuga ngo umaze imyaka 20 40 uri kubwiriza n'ushaka kubwiriza ijana we yabwirije imyaka 1000. Yesu biramukanze. Yesu ashimwe. Ibyo kuvuga ngo nasomye Bibiliya ngo ndayirangiza ngo nyisubiramo kabiri n'ushaka kwisubiramo injuru ijana we yose ayizi mu mutwe, ntabwo ari ngombwa gusubiramo yose iri he. Ibyo kumubwira ngo ngese ku rwego ngo rwo gusenga rimwe ngo kwiriza umunsi umwe ngo mu cyumweru ngo kwiriza abega ndibirizaga kabiri mu cyumweru. Satani ni umwanzi. Satani wubahutse Yesu akajya kumugerageza amaze iminsi 40 ari he. None umazemo kabiri umazemo gatatu ngo byarangiye. Satani yasanze Yesu amaze iminsi 40 ari gusenga yuzuye umwuka. Satani amwegera afite Bibiliya. Satani nakandare ariko atsindwe mu izina rya Yesu. Amwegera afite Bibiliya. Yesu akirangiza amasengesho iminsi 40, Satani yahageze azafasha Bibiliya ngo amanuka na marayika uturutse hehe. Niwe uraryamye urose wambaye kanzu umweru ngo ni marayika. Ajya ninde wabwiye ko byambaye umweru byose ari marayika? Ariko muzi ko Satani adutera kujijwa. Ninde wabwiye ko byambaye umweru byose abara ba marayika? Ndamuzi ko Satani nawe yigira marayika w'umucyo. Kuko yereka ari kuguruka nijoro afite amababa y'umweru ubwo bisobanura ngo abaye marayika. Oya, ndimujijwe. Satani yiyeretse Yesu nyuma yuko amaze iminsi 40 ari kugenza ute ari gusenga. Amwiyereka ameze ngo marayika uturutse mu ijuru umuzaniye ubutumwa bwo kumuhumuriza. Maze Yesu amuteze amatwi yumva ari kuvuga ibinyuranye n'ibyasa nabyo. Nibihe? Niba uri umwana w'Imana hindura ibuye iki? Hindura ibuye umutsima. Niba uri umwana w'Imana hindura ibuye umutsima. Yesu ati niba Yesu ati ndabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa ugatungwa n'amagambo ava mu kanwa kiki. Satani abonye yuko Yesu ari gukoresha ibyanditswe nawe bagiye muri Bibiliya amusomera Zaburi ya 90. Turukujyana Satani nawe asoma Bibiliya ati amujyana kugasongero k'urusengero hejuru aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana simbuka kuko handitswe ngo Imana izagutegekera abamarayika bakuramire kugira ngo udakubita ikirenge hehe. Ngaho reba Satani uri kubahuka Yesu akabumbura Bibiliya akamusomera. None niba yarahangaye kujya kubwiriza Yesu weho kukubwiriza biroroshye ndago byoroshye kuri Satani. Mube maso. Yesu ashimwe. Iyo Yesu atisunga ibyanditswe byera ngo bari byo agenzuza imikorere ya Satani kandi amutsindishe handitswe ngo muri gutekereza ko rwamba rwari rworoshye. Niwe ukwigira imbumyi ngo rega ngo mfite umwuka ngo umenyeshe icyiza n'ikibi ngo ndabwo ari ngombwa bibiya ngo nibito by'umwuka bahanuzi ngo yongeye gukora ikibi ngo ijwi rirambwira. Hari igihe n'ibya Satani bizaza rigenza ute bikubwira. Wari umubyeyi mbere ukagusura mbeko utaje gusenga ngo umwuka yambujije. Umwuka yakubujije ngo yiterane ndarigiriramo umugisha ngo umwuka arambwira ngo ryaba ndamugisha urimo ngo akambwira akirirwa aryamye mu rugo ngo ku isabato ngo iyo sabato ngo ndamugisha ugenje ute. Haza umubwiriza butumwa aje gukoresha amaterano ngaye ngo umwuka akamubwira uti uzakurikirana uramubwiriza afite iby'umwuka ngo yaba ari ndabyo ngo umwuka akamubwira ngo uzigira mu mirimo ngo urango ndakigenda. Abantu ngabo muzagwa ku gasi. Satani ni umwanzi azakujyanira mu tuntu twitwe iby'umwuka buhoro buhoro agukuruza utuntu tw'inzozi agukuruza utuntu tw'amayerekwa agera gukurura. Bwa mbere bigitangira ashobora kugira tukwereka tukabatwa akakubwira uti ejo imvura izagwa. Ejo imvura ikanagenza ute ati ejo hari umuntu uzagusura ejo kanagusura. Utuntu tusa n'uturi two akagenda tukubwira yamara kugira umugisha akabona ukuye amaso ku byanditswe ahubwo utangiye kuyoborwa n'inzozi n'amayerekwa. Iyo amaze kugukura kuri handitswe ngo ahubwo akakuyoboza utuntu tw'inzozi niki. Ariko turi kugenda dusohora. Iyo kugejeje ku rwego rwo kwizera inzozi n'amayerekwa ukateshuka ku byanditswe
aragiye kugukubita hasi. None azatangira kukubwira uti ntujye gusenga ku isabato, ahubwo urasengera hehe? Urasengera mu rugo wirirwe wicaye. Mu kandi kanya bati iriya korari rero ndamwuka urimo yivemo, ugenza ute? Mu kandi kanya tuzi n'ikindi ati reka ibyo gutakiyemo 10 byararangiye, ntabwo bikiri ngombwa, ureke kugenza ute? Agenda ari kugushimuta buhoro. Kindi gazakubwira tuzi n'ikindi bati mu rusengero ndamwuka ukirimo, ahubwo urasengera hehe? Buhoro. Nyuma y'uko uri gusengera mu rugo, ikindi gazakubwira tuzi n'ikindi bati ukwigize igihe umaze uri gusenga, Imana yamaze kukwemera, si ngombwa no gusoma, nabyo bireke akuzamure. Ikindi gakubwira tuzi n'ikindi ati weho nyirizina waragiye wibereye mu ijuru, iki ni ikibiri cyemera gukora ibyo ushaka, izasoza uri gukora amahano. Ariko mbatuye Bibiliya, haleluya, mbatuye Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Nimwemera kugendera ku ijambo, mukezwa n'ijambo, muzanesha. Nicyo turi gusoma hano rero. Mwumve hano mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 3 ku ipaje 195. Mwumva aya magambo ariho, aravuga ngo hari imirimo, amakimbirane, kwizinukwa n'ibigeragezo by'ibanga by'umutima tugomba guhura nabyo. Muri kubikurikirana, hari imirimo, hari amakimbirane, hari ukwizinukwa, hari n'ibigeragezo by'ibanga by'umutima tugomba guhura na. Mu gihe intambara y'ibigaragara isa n'iri kurangira, tuba tugifite nini ntambara y'imbere. Hari igihe y'imbere Satani adutera anyuze mu bigaragara, akadutera anyuze no mu ntekerezo. Iyi ntambara rero, iyi ntambara y'imbere Yesu ashimwe yo kurwanya intekerezo. Ari gusanga umuntu afite intekerezo zidashaka kugendera ku murongo w'ibyanditswe, zihora zijarajara zimeze utya, umuntu akaziragira ngo uri kuragira ihene, ugasigara mu rugamba rwo gushyira intekerezo ku murongo. Haleluya, ziga ku murongo, zinyura hari ugarura. Ndasomye ngo hazaba ibigeragezo by'umutima by'ibanga tugomba guhura nabyo kandi tukabyihanganira. Hazabaho agahinda n'amarira kubw'ibyaha byacu, aho ni mu rugendo rwo kwezwa. Hazabaho intambara no kuba maso bihoraho, bivanze no kwicuza n'ipfunwe bitewe no kumva tudashyitse. Yumvikane ko muri urugendo rwo kwezwa hazabamo no kujya dutsindwa, bidutera ipfunwe. Batari koko kumana iri jambo narivuze nde koko? Iri jambo rivuye ugira ipfunwe, kuko hari icyo wagombye gusohoza utagenje ute. Tuzagenda muri urugendo rwo kwezwa, uzagenda uri gutera agatambwe uguti rwose ndabwo ndandura. Nujya kureba usanga utwono twatarutse bicyungaho n'imeze koko, nako ndagize koko. Niyo mpamvu tuzahora dukeneye kugenza ute? Kwezwa. Yesu ashimwe, tuzahora dufite ipfunwe ry'ibyo tutashoboje. Imana izaduha inshingano tugomba kuyikorera, ariko tubone ndi twayikoze neza. Hari ibyo twanze gukora, hari ibyo tutakoze neza ngo binoge. Ibi bizahoraho. Ariko mwumve hano mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere ku ipaje ya 549 haranditswe ngo kwihatira kuba abaziranenge rwose ni umurimo wacu. Haleluya. Urugamba rwo guhindura imico twazanze ko tugomba kurugira mwiki uruhare. None ngo no kwihatira kuba abaziranenge bizakorwa nande? Tuzamanika amaboko Imana tweze, ndaruhari tubifitemo. Kwihatira kuba abaziranenge rwose ni umurimo wacu. Imana nibona ko dukora ibyo dushoboye gukora byose ku ruhande rwacu, ubwo nibwo izadufasha
Haleluya. Imana nibona ukoze ibishoboka byose ku ruhande rwawe, Imana ntizagenza ute? Izagufasha. Mbega amagambo meza. Abamarayika bazadufasha maze tube abanyambaraga binyuze muri Kristo uduha imbaraga. Ntukirengagize isengesho ryo mu rwiherero. Isengesho ryo mu rwiherero ndaribatuye, rigufasha kwezwa. Haleluya. Ujugira igihe cyawe cy'umwihariko, uvuga uti uyu munsi iyi saha ndihererana n'Imana yanjye. Yesu ashimwe. Buri muntu wese agomba kugira umwiherero we ku giti cye n'Imana ye. Yaba igihe yaba isaha imwe, yaba abiri, waba umunsi nijoro, ariko ndimukicisha inzara, kuko hari igihe Satani anyurira muri uku kwezwa akaguhindura uko ubwaka, naho mwashinga gati. Ahubwo ibyanditswe bitubwira ko iyo urakora amasengesho arenze umunsi umwe, ngo ntukayakore udafite utwuri kwifashisha. Niko inyandiko itubwira. Yesu ashimwe. Niba urakora amasengesho arenze umunsi umwe, ugomba gutegura akantu ushobora kwifashisha. Niba ari amazi, niba ari iminsi ibiri, niba irarenga ibiri, ugomba gukoresha imbuto. Mana ni nziza ibihe byose, kuko hari igihe Satani abona twerekeje muri inzira yo kwezwa nyakuri, nawe akaza kwitambikamo kugira ngo ashyiremo ubwaka. Nubuhe ni ukuvuga uti kugira ngo wezwe neza, mara iminsi 7 uri mu masengesho utagenza utarya, ukibwira ngo nibwo urezwe. Naho Satani kuvuga uti ningira umugisha akayakora nzamutsindamo, yicwa n'inzara, napfa abakoze icyaha cyitwa ngwiki. Burya munasobanutse. Imana ibaho umugisha. Ningira umugisha akemera, nzakora ibishoboka byose mufatiranye n'inzara agwemo, nagwamo abakoze icyaha cyo kugenza ute cyo kwiyahura. Itegeko rivuga ngo ntukice, abararyisha apfa arimbutse. Ube nga Yuda. Ndimwumvise ejo bundi muri Kenya abantu umupasiteri yashimuse akabatwarira mu cyitwa amasengesho, ngo nimumara iminsi 40 mutarya mutanywa ngo muzaba mwejeje. Abantu kuko bashaka kwezwa bati turayakora, bagiye bapfa bakiri mu kera gati, bapfa bagenzi bati ko bari gupfa ataba bari kwezwa. Upfa wigira mu ijuru, abandi niba ari byo noneho turapfa. Ariko mwumve politiki ya Satani, naho bari kuza bati rero mujye murazana n'imitungo yanyu, bakagurisha ngo bagiye gusenga, bakabizana hano. Upfuye amusaka kubita hano, upfuye amusaka kubita hano, upfuye bati we kutari gupfa, ati nge nzapfa nyuma. Bandu b'Imana koko, mbabwije ukuri, Imana yatugiriye neza idushyira muri uru rugo aho tugomba kwerezwa. Aha hari igikarabiro. Haleluya. Mbabwije ukuri, muri iri torero ry'Abadivantisi umunsi wa 7 hari igikarabiro. Yesu aririmo, azatweza tunoge. Nuterezwa muri iri torero ngugiye kwerezwa hanze, uzagwa ku gasi. Iri torero ryuzuyemo ibyangombwa byose byagufasha kubona agakiza. Niba utarezwa, ikibazo si Imana, ikibazo si itorero, ikibazo ni wowe. Ntihakagire ugushimuta ngo hano ho biremera, uzamubwira uti niwacu biremera, ahubwo ikibazo ni iki. Yesu ashimwe. Ngibi byanditswe. Ariko tugomba kugira igihe cyo kwiherana n'Imana yacu, ukayibwira uti Imana ndashaka kwezwa. Haleluya. Naje mu itorero rya urambamagara, ubu mfite uburenganzira bwo kukwita data kubwo kwizera Yesu. Ariko ntabwo nera, ndashaka kunyeza. Muri jewe haracyarimo ubwibone, muri je haracyarimo inarijye, muri je haracyarimo kurakazwa n'iki n'ubusa, muri je haracyarimo urwangano, muri je haracyarimo kutababarira, muri je haracyarimo amagambo atameshe. Yesu ashimwe. Ukabwira Yesu ukuri, bati uyu munsi kinzanye ni ukugira ngo unyeze umuntu, kuko uyu muntu rwose ndagumeshe. Yesu ashimwe.
kuba mu itorero uyu muntu udakijijwe bizatera bagenzi banjye tubana mu itsinda ibikomere. Dore nyina kanaka ndakiza gusenga bitewe n'uyu munwa. Ubwo ukubwira nde? Ukubwira Yesu. Bati dore kanaka namubwiye rya jambo none ndakiza gusenga bitewe n'uyu munwa. Kanaka ndakiza kurepeta bitewe n'uyu munwa. Yesu ashimwe. None kuba muri mu itorero ryawe ndejejwe ntabwo mbishaka. Ndashaka kugira ngo aka kanwa kanjye ururimi rwanjye urweze. Haleluya. Ushyireho ingufuri ujye umbashisha kuri kumbuza umunwa itegeko ry'ubwenge. Ngure mu ijambo rirubaka aho kugenza ute aho gusenya, maze wirirwe uri gusenga, maze urebe icyo ijuru rizagukorera. Nta nukomeza kuburana ngo niko ndeye ngo n'intungane bwiraga icumuye karindwi ngo na Yesu azi ko turi abanyabyaha. Haleluya. Ibyo se ukumva bisobanutse? Azi ko turi abanyabyaha nyine, niyo mpamvu yadushyiriyeho aho tugomba kwerezwa. Haleluya. Kandi tuzezwa binyuze mu muhati wacu, maze ijuru nibona ko dushaka kwezwa koko ritweze. None se wakirwa mu masengesho Imana ikagupfusha ubusa? Abandi bagiye gutarasa mu mirimo maze ukavuga uti uyu munsi ndirirwa ndi gusengera ingeso zanjye. Erega tujya dukora n'amasengesho ugasanga ibihe by'agaciro ngibi tubipfushije ubusa. Ubwo twatondetse ibibazo turajyanira Imana, ndabiryo ndamenerevari amafaranga y'inzu y'ubukode. Izi byo birimo ubugingo buhoraho. Akaba ari byo wirirwa gushyira imbere y'Imana, reba Imana iti byo ndabizi to narabivuga. Ndetse mbikora utanabimbwiye, ahubwo vuga ibyibanze. Ntagakiza ku mutima wawe. Iyo ujyana icyifuzo imbere y'Imana cyo gukizwa, nibyo bindira bikora. Ariko uzanga icyo ndi kuvuga atari cyo kiri kwisonga. Tugomba kugira igihe cyo kwiherana n'Imana turi gusengera impinduka mu mibereho yacu. Ndasomye ngo Imana nibona ko dukoze uruhare rwacu izadufasha. Turi gusoza rero. Amagambo dusanga hariya mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 4 ku ipaje ya 422 haranditswe ngo gukuraho ibizinga by'icyaha bisaba umurimo w'ubuzima bwose. Mwumvise icyaha cyatugejeje ngo kugira ngo Yesu adukureho ibizinga by'icyaha tube tunoze rwose, ngo bizadusaba igihe kingana iki? Ngo bizadusaba igihe cy'ubuzima bwacu bwose. Ngo umurimo Yesu ari gukora kugira ngo amaremwe ibizinga byose. Mbengeze kukwera nk'uko Imana igenza ute yera. Ibizinga by'icyaha byose bimaze guhanagurika muri mu magambo, mu bikorwa, no mu ntekerezo, no mu nyifato, kugira ngo Yesu avuga uti ndamwejeje rwose, ahasigaye nahagarare hano. Yesu ashimwe. Ubundi yitegure kuzabana n'abera mu ijuru. Ngo bizasaba Yesu umurimo uzamutwara igihe cy'ubuzima bwanjye ubuzima bwanjye bwose. Ndihakagira uguca intege rero ngo akubwire ngo biriya bintu bishoboka, ngo nanjye narabigerageje ndibishoboka. Nabigerageje nyine kuko yabigerageje mu mbaraga ze zitarimo gufatanya na Kristo. Byose bishobokera uwizeye. Mbabwije ukuri, byose bishobokera uwizeye. Ahubwo wowe genzura urebe, ese hari aho ndi kuva, hari naho ndi kujya? Ese mu mibereho yanjye nta cyaha kirimo namaze kumenya ariko ndashaka kureka? Niba gihari, ihute bikitwa none usaba Imana imbabazi. Icyo cyaha umaze kumenya gisabira Imana imbabazi. Ahasigaye none utangira urukundo rwo kwezwa. Uko ijambo ry'Imana rizagenda riguhishurira ikibazo ufite, ndukarwane n'ijambo. Hari abantu barwana n'ijambo ngo ariko ngo biriya bintu byasomwe ngo ugenda agomba ndi kubyumva. Nese kuba utari kubyumva bivuze ko atari ukuri. Nyine ndabwo uri kubyumva. Niyo mpamvu Imana yabiteguye ngo bisomwe. Niba byanditswe rero ntugashake gutsinda ibyanditswe, utazikoraho. Nta muntu utsinda ibyanditswe, ahubwo ibyanditswe biradutsinda. Haleluya. Ibyanditswe biradutsinda. Abantu bashaka gutsinda ibyanditswe muzahura n'inkuba. Tugomba kwemera gutsindwa n'ibyanditswe.
n'ibyanditswe bikubwiye ngo dore uko imirire igomba kuba iteye, tsindwa umanika amaboko vuga uti yo burya nuko ibyanditswe bivuga nanjye napfa kwirira Mana umbabarire umbashishe kurya nguko ibyanditswe bigenza ute bivuga. N'ibyanditswe bikubwiye uti ugomba kwambara utya ukitwara utya witsikarara, tsindwa umanika amaboko. Bati rero aha kuri iyo ngingo kuri iki cyanditswe ndatsinzwe, ariko ndashaka kugira ngo unzindishirize nguko uko tujyana no kwezwa binyuze mu ijambo. Haleluya. Ariko iyo igihamya gisomwe kikaguhitaho nda mwanzuro ufashe, ubwo hahandi Imana ashaka kweza haba hasigaye ukitahira, tugasoza amaterano ukitahira. Ariko Imana yashakaga kukweresha cya cyanditswe utaje utagenje ute utejeje. Nejo bundi nuko ugasanga umuntu amaze imyaka 10 muri ritorero 50 atarakizwa. Bitewe n'iki? Wasuzuguye uburyo Imana yahisemo bwo kutwezamo. Twezwa n'ijambo. Haleluya. Ntukemere yuko icyanditswe kiguhitaho cyaguhishuriye ahantu hatanoze mu mibereho yawe ngo utambuke utejejwe. Ahubwo niba ijambo ry'Imana risomwe ukabona riragutsinze, saba Yesu imbabazi umubwire uti Yesu, aha ndatsinzwe kuri iyi ngingo ndatsinzwe. Yesu ashimwe. Ariko ndihani mbabarire kandi umbashishe kuhahindura. Nguko uko twezwa. Ariko ijambo risomwe ugatsikarara ngo ariko ngo biriya bintu ngenda ndi kubyumva ngo hajya ngo ibintu byose umuntu yobyuzuza ngo akabivamo ngo Imana nayo ifite uko izabigenza. Ngaho nyumvire rwose. Kandi Imana yari yashatse kugira ngo ikweze. Haleluya. Yari yashatse kugira ngo ikweze igushyire. Imana ni igitangaza. Tujya tuza mu materaniro nk'aya, Imana ibizi aho umurimo uri gukorerwa muri Imana zabayo ugeze. Ibihazi. Yesu ashimwe. Ibihazi kavuga uti Imana zabayo. Ibi byarakemutse ariko ndabuka ragenze ute? Ibinzi. Ahigejeje ikora muri jye irahazi. Nahigejeje ikora muri wowe igenje ute? Maze rero twese tukaza hano tuje kwezwa. Maze Imana igafasha umwigisha, igafasha umubwiriza, bati nyura. Naho Imana iri kugira ngo ikore hose muri twe. Haleluya. Nuko rero habaho uburangazi ugataha utagenje ute utejejwe, kandi Imana yageze ahawe ugataha utejejwe. Nejo bundi igihe ikazagaruka apfana ibyaha, kandi Imana yarashatse kukweza ukirangara. Mbatanije na mwuka w'Imana ndi kubinginga. Dufite ibihe bikomeye by'agaciro ariko bishobora kuduhitaho isaha ku isaha. Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ubu rwose dufite amahirwe yo kwezwa, kandi tuzezwa binyuze mu kwemera kuyoborwa n'ijambo tukihana. Ariko vuba bidatinze ijwi rishobora kuvuga ngo bigenje ute? Birarangiye, uwera nagumye yere, uwanduye agumye, maze ugasanga udakijijwe kandi agakiza kari karaje. Mureke ibi bihe tubibyaza umusaruro. Maze icyo nzi neza ndashidikanye nuko yatangiye umurimo mwiza muri twe izawurangiza rwose. Icyo dusabwa ni kimwe, nukwirinda kurwanya umwuka wera. Oya rwose, ahubwo reka twemere kwezwa binyuze mu ijambo. Maze ubwo Kristo agiye kugaruka azasange twarejejwe nyakuri, azaduha ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu.